ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine akemura ibibazo. Amafaranga wumva yaracecetse, zamisire wumva zaracecetse, ariko nahize icyongereza kitari caza ari igifaransa. Uba agafaransa ko kamakorine karacari mu mutwe, navuga ngo uvatishe Monique ou habite comment t'appelles-tu, je m'appelle Sekazuba Damascene, qu'est-ce que c'est, attention c'est un seripa Brian Kayure seripa est parti, non il est rassuré bananier, attention il vient parito vite. Urumva ka gafaransa ko gakavuga n'amaverbe urayazi cyane. je suis Mirik siri Korine hejuru y'umusozi si su. Urumva rero abakunda Yesu mu mukomera amashi. Ariko hari akantu perezida wacu ava icongereza muri disikuru agashiramo kaso, none bambwira ngo nimbaye telefone nje ngahindukira ngo so akaba ariko mporamo. None babandi basuzuguye bafumbira bo bakanseka nkayoberwa ibyari byo. None bavuga ngo nimbaye telefone nkavuga ngo so kakasone naramenye kuri perezida aba ariko gahoraho babandi yasuzuguye aribo bazi iki icongereza. Yasinze satani ihuza tuhoza Maria, mwami w'abami ihuza tuhoza Maria, makumani cyago ihuza tuhoza Maria. Urakoze na babakobwa bari kutura bari guseka no bagiriye neza mana bagira Waya bagiriye neza bagiriye neza. Waya ndumva Imana ariko ndumva Imana. Ndumva Imana. Tarasika ndumva Imana. Urimo byose. Yes, reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kwiyobokamana TV. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukakora inkuru zitandukanye zivuga butumwa nyine. Turi kumwe na Prophet Sekazuba FOROMO, n'umuntu umaze kwamamara cyane kuri social media bitewe nivuga butumwa nyine yagenda akora. Turi kumwe rero tugiye kubana nawe. Burya ntabwo ari umuhanuzi gusa, ntabwo ari umwigisha w'ijambo ry'Imana gusa, ahubwo ni n'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhibaza Imana. Ariyo mpamvu tugiye kubana nawe mu gitaramo tugiye gukora kiri buze kubanezeza cyane rwose. Reka tumwakire kandi ibintu byose biri buze kuza bigenda neza. Sekazuba waramwiriwe neza? Niriwe neza ndashima Imana. Ni ikaze no muri kuyobokamana TV. Aha ni mu rugo nta kumanza nakomanga naje. Okay. Sekazuba yasanzwe azwi nk'umuhanuzi, nk'umuvuga butumwa, ariko burya ngo ni n'umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Sekazuba ibyo kuririmba wabitangiye ryari? Buriya kuririmba niwo murimo, niyo mpano ya mbere nagize ndi muri gereza, kuko nabaga muri gereza nigunze, ariko ntangiye kuririmba numva ntangiye kwiyakira. Niwo murimo natangiriyeho wo kugira ngo ntangire gukorera Imana, natangiye kuririmba. Kuko nakunda gutera amakorasi nkabyina, abantu bose baba bafite ubute muri gereza batekereje ku myaka bamaze, nakinga amaboko bose bakaza bari kwiruka. Ubwo iyo mpano rero ikomeza kumanukira muri nje. Ubu ufite umaze gukora nk'indirimbo zingahe? Mfite indirimbo 26 ziri audio, ziri amashusho ni 15. Album iruzuye? Album ebyiri. Urumva ne ebyiri kuko ebyiri nazisohoye kuri video, hari imwe nasohoye yitwa ngo biremera muri Yesu. Yindi nsohoye vuba yitwa iri kuri video nayo iravanga iby'Imana yavuze bizasohora, kandi koko bizasohora. Ese muri kubona ko nambaraga boda zacitse, muri kubona kagakweto sikari mwisezerano. Iri koti sisi ry'Imana mpa. Wowe nta boda wambaye? Narazambaye sha n'amavunja narabanyita amatarika amajyanjari. Mureke mbabwire rero, hari aho nabyiniye Imana. Noneho kubera nafite cha boda cacitse, twari mu cyumba c'amasengesho, noneho kitari kiriho sima. Noneho ubwo ndabyinye noneho hari akabe kasarabwaye kari kameze nkangurye, mu gusimbuka kaba karanyishe no kugira ngo abantu batamenya ko nababaye, shinyiririza mu mwuka nkangurye, naho igiti cari cagaye ndihangana. Cokora Imana yo ibona ko nababaye, irangije itigera ku muhanuzi, iravanga mwana wanje guhaye inkweto, kubera ko cyo nta nkweto nari mfite. Gose by'Imana ni birebera. None uyu munsi ngiye kuyibyinira nambaye inkweto. Niko bimeze. Nziza yambaye. Oya, nayiguze ejo niho nayiguze. Nshaka kugira ngo nyibyine, kandi ntagira apfa gucika igitsi. Ariko hararane pano hano nahagaze. Ntago ndatinya noneho yamabuye. Ariko banza duha akantu ko uwo mudi wakubitaga muri gereza
uririmbira Imana unayibyinira abantu bose bakagenda bazamuka mu mwuka kandi hari benshi wafashishije hariya hantu hari akaririmbo nakunda gutera agakora sikaba ngo turenda kwigendera turenda kwigendera mbese nawe wariteguye yewe turenda kwigendera kwitegura nabwiraga abafungwa rero ni ukwihana tukakira Yesu twarangiza tukagira dute tukigendera bamwe ubwo ntibagiraga ngo ni ukugenda musohoka mbese bamwe babyumvaga tubwo hari baraje bazikingure zose zisohoke ariko kwari kugira ngo twakire Yesu niturangiza twigendera tuvaho twari turi twinjira handi yego yes pasingira ngo tudatinze ni ikiganiro kiri bubare broadcast ku iyobokamana TV ndetse no ku Mpanuro TV abantu bataza kumva mwa amajwi abiri bakibaza uko byagenze urumva uyu muziki uko guhimbaza Imana no gufashwa gutya ntabwo wabyajya kuri chaîne imwe bigomba kujya kuri chaîne ebyiri nazo zikomeye Sekazuba FOROMO karame abantu badukurikiye bari mu Rwanda hari abari hanze y'u Rwanda bakunda Sekazuba FOROMO ariko bafite amatsiko ati izo ndirimbo za Sekazuba FOROMO uwo mude wa Sekazuba FOROMO dusanzwe tuziho morale babonye za karate zo mu mwuka ariko bazongera zibereke za karate impamvu iri karate nayitoje urabona ko Yesu akimara kubambwa ku musaraba igihugu cyo mu ijuru ni cyiza we yapfuye ameze nka ngurya impamvu yarebye hariya hasi akimara gupfa rwa Satani rwese uremeshe nami kuzimu rubwira abadayimo rwa Satani rubwira abadayimoni ngo bantu turarukandagira Satani tumukandagira noneho rubwira abadayimoni ngo kakagabo kitwa Yesu kari katuzonze ngo ibyako byarangiye ngo kapfuye baraserebura kuzimu baraserebura noneho ngo rwigira ngo ni rwo rufite sentire ikomeye ariko Yesu sentire ya Yesu ntabwo yari yareretse Satani yaravuze ngo nzayikwerekera kuzimu no kumusaraba noneho apfa ameze nka ngurya noneho abantu uwo munsi nibo bamenye karate ya Yesu benshi ntabwo bari basobanukiwe noneho umunsi wa mbere arahambwa abayo birabyina kuzimu uwa kabiri barabyina umunsi wa gatatu mu rukera batangiye gucuranga ibyuma amateka avuga neza ngo niho umuco bageze ubundi kuzimu habagayo umwijima niho umuco wagaragaye kuzimu ngabadayimoni bahita bagira bate bagwa hasi birenge byese bigikandagiraho noneho Satani ahita zamura za tekinike ze yarazi zazinda akoresha atazi ko Yesu akazi noneho Yesu ari kamayigera Yesu akubita cha Satani nka gutya aragihumishije ajya gutera kandi arakibwira ngo noneho kugira ngo ndagutera kandi ntago ndazuka njenyine ndangira urufunguzo rwaberaho wafungiranyije bari ati ngururi arangije afungura ibitura byabera arazamuka arange bati sinda nagusiga nka nguryo uzumva barimbye kuno bagarika ngo kiratonto mariko uwo munsi niho Yesu yasiza kiziritse kiraziritse yego ngo turimo turava mu bwiza tujya mu bundi kwari ukwishyushya kugira ngo twinjire mu muziki tumeze neza abantu bose bari kureba iki kiganiro baravuga bati nyaboneka naturirimbire ku ndirimbo wenda ya mbere reka bari ko tubyita uko ari buze kuririmba izitandukanye ngira ngo nibyo wenda yahita akurikizaho akadukwinjiza nyine mu kiganiro neza cyangwa mwivuga butumwa n'indirimbo ya mbere ni mu giterane gitakatifu Sekazu indirimbo ya mbere ugiye kwinjiramo ni he sasa rero indirimbo uyu munsi umva ati niyo ngiye guheraho muri kino gitaramo indirimbo nshatse guheraho hari abantu twahuye n'ibibazo turimo byugarije isi bita corona abantu baravanga umurimo urahagaze ariko nashaka guhera ku ndirimbo nakoze mu bihe nk'ibi turimo kugira ngo tubwire abantu ko tutigeze turambika intwaro zacu hari indirimbo nakoze ngo ni wowe wenyine nayikoze mu buryo bw'ubujaro akora ngo nako ubutumwa muri Kenya nakunze kuba ahantu bitazagisuma mu bantuzamo mu bajyaruwa nakunze kuvugaho ubutumwa noneho nayicuranze mu buryo bwa cyarivu ni wowe wenyine mana kuko niyo yonyine ifite ibisubizo ku bibazo byose biriho ku isi nta wundi ufite igisubizo keretse Imana yo yonyine niyo ngiye kurima ngo niyo nyine okay mwabyumvise twagiye ni wowe wenyine mana ni wowe wenyine ni wowe wenyine mana ni wowe wenyine ni wowe wenyine ufite ibisubizo ni wowe wenyine wakemura ibibazo ni wowe wenyine mana ni wowe wenyine ni wowe wenyine mana ni wowe wenyine ni wowe wenyine ufite ibisubizo ni wowe wenyine wakemura ibibazo
Afurika yacu ni wowe wenyine, Amerika hose ni wowe wenyine, Iburaya wumva ni wowe wenyine, Aziyaniya ni wowe wenyine, Ubwongereza ni wowe wenyine, muri Canada ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo. Amafaranga wumva yaracecetse, za Misiri wumva zaracecetse, indwara z'ibyorezo zidukuye imitima, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo. Amafaranga wumva yaracecetse, za Misiri wumva zaracecetse, indwara z'ibyorezo zidukuye imitima, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo. Zaricaye, amaofisi mumva nayarafunzwe, indege mu kirere zarahagaze, amato mu nyanja yarahagaze, imodoka zihenze ziraparitse, uwirata wese irate Yesu, ijambo ry'Imana rirabivuga, kubaho Uwiteka nibwo bwenge mwumva, kuva mu byaha niko kujijuka, ni wowe ukomeye, ni wowe ukomeye gusa, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo. Muri iyi si yacu ni wowe ukomeye, mu bihangange byose ni wowe ukomeye, yananiye abantu urabishobora, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine ukemura ibibazo. Muri iyi si yacu ni wowe ukomeye, mu bihangange byose ni wowe ukomeye, yananiye abantu urabishobora, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine ukemura ibibazo, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine Mana, ni wowe wenyine, ni wowe wenyine ufite ibisubizo, ni wowe wenyine wakemura ibibazo.
Sekazuba ati Yesu ni wowe wenyine ufite ibisubizo. Iyi ndirimbo harya ngo wayanditse bitewe na situation yo kubona ukuntu covid yazengereje isi. Urabona corona ikimara kuza covid, ubundi covid itari yaza. Korea twaraga tukumva ngo za misile zo muri Korea arizo ziri kutambagira ku isi, arizo ziri gutera abantu ubwoba. Noneho ka corona kaje kamaje kuza kuko karaje na kantu tutareba. Kuko noneho isi yose iraceceka. Abanyabwenge bashaka ubushakashatsi baraheba babiha n'igihe bizarangirira wapi. Ndangije numva umwuka aransanza nijoro ati Sekazuba we komeza wumvirize corona ntibiki ngarega ninjye ufite igisubizo kuri corona. Ubwo rero mitampanga iyo ndirimo ndavuga ngo ni wowe Mana utanga ubwenge. Noneho urabona iyo corona ihera muri Afrika bari bavuga ngo ni bwa bukene bw'abanyafurika, nuko n'ubukene n'imbaraga nkeya bafite, none igiye guherera mu bihugu by'ibihangaje. Ubwo ashaka kureba Imana yashatse kugaragaza ko ariyo gihangaje gikomeye, niyo yonyine icecekesha abami, cecekesha abatware, nayo nabango ni wewe nyine. Ubwo rero nyiririmba nka gutyo, nuko ndirimbo nayiririmbye. Ako kazi kirero iyo uri kukamana kuririmba iyo ndirimbo bumva umeze gute? Twabona guri mu yindi si hariya tujya no kubindi. Kuba mpumirije si uko ntareba, ahubwo connection ya Sekazuba n'Imana nuguhumiriza iyo ndirimbye, kuko nta bindi bitekerezo ndeba imbere yanjye, mbaba nageze mu bwami bw'ijuru. Ndumva ndi mu yandi mavuta, numva buryo uzarebe iyo uri kureba hari bikurangaza, ariko wakubitanye n'ijuru connection uhumirije amaso yawe, ntiwita ukumeze, ntiwita ku cubahiro, ubyinira Imana ntaco witayeho. Yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Ubu twaje no ku ya kabiri pasi. Mbere yuko twinjira ku ndirimbo ya kabiri, Sekazuba ni umuntu umwe mu abantu bakunda cyane kunaganiriza abantu. Sekazuba wagiye uhura ari ibintu byinshi cyane bitangaje. Mbere yuko dukomeza kugira ngo yena n'abantu badukurikiye bakomeze kugenda nabo baryoherwa n'indirimbo ndetse baryoherwa n'ubutumwa bwa Sekazuba. Yego nakaye kandi kantu ufite kumwereko cyane, yenda kantu baranyuzemo haba muri gereza mu buzima busanzwe muri kwakira agakiza cyangwa aba mu gakiza, kaba gatangaje bati akaga kareka nkababwire kabafashe namwe mbere ko tujya ku ndirimbo ya kabiri. Ya akantu gatangaje nashatse kugira ngo nkubwire ngo Imana yankoreye. Nk'ubu ntitwica no turi benshi, ushobora kuza ukabona Joel kubera ko ari we munini, ukumva kari ushoboye, kandi uri Sekazuba ufite ibiro nka 50, naba nshoboye kurusha nde Joel. None akantu kambayeho nagiye kubwiriza ubutumwa muri Kabare Uganda mu Bakiga. Noneho nicaye mu modoka nari nicanyemo n'abazungu, harimo n'abafumbira. Noneho abazungu tugeze ahantu mu ishamba ibirimo ibikoko, bagiye kureba babona ibikoko byitambitse mu muhanda. Babazungu bashaka kugira ngo tukamere bya bikoko. Noneho abafumbira twe twicanye bari bambaye n'abariko bararangije za makarere barize. Barebye Sekazuba nambaye ikote babona ngo nijugwa waminuje, bahita bampereza phone ngo ari njo bakamerera iki bya bikoko, babimbwira mu Congereza. Babimbwiye mu Congereza cokora mbona bari kumfunda telefoni, mera nk'ikiragi nakira telefoni. Ubwo nashaka kubwira kan Imana yankoreye. None nanjye ndakamera cokora nayakire bari kuyimpa. None bo nibongera kure ku kuboko bayinsaba, bambwira mu kanwa mu Congereza ngo nimbagaroye telefoni. None kubera ko nta Congereza narinzi bari bana ko nize nanje na minuje nzi Congereza. Ariko hari akantu perezida wacu ava Icongereza muri disikuru agashiramo kaso. None bambwira ngo nimbaye telefoni nje ngahindukira ngo so akaba ariko mporamo. None babandi basuzuguye basuzuguye bafumbira bo bakanseka nkayoberwa ibyari ibyo. None bavuga ngo nimbaye telefoni nkaba ngo so kakasone naramenye kuri perezida. Abariko gahoraho babandi yasuzuguye aribo bazi iki Icongereza. Ubwo ndashaka kuvuga ngo rero ko nakana Imana yankoreye, baranda bumva kari nje uzi Icongereza babona kanje ubishoboye. Wari wambaye nk'uko nguko? Nari nambaye ikoti rirenzire, nari nambaye neza cyane. Baravuga ati uyu muntu ashobora kuba yarize no muri Harvard yo muri Amerika kuko wabonaga ngaragara neza. Naho Icongereza nzi ngo ni so cyonyine nabwo nicyo perezida avuga kuri ni kinene kuko uzumve n'abantu bize benshi iyo bavuze so ntago bayibagirwa. So ni ikintu na repese, ariko maje kumenya ibyongereza byinshi. Twagiye Icyongereza turakigaruka mu kanya turirimba ya kabiri wadushyiraho iyi ndirimbo. Hari indirimbo nshaka gushira iya kabiri, hari indirimbo nakoze ndi gutuka corona. Corona yatumye abantu banduranya, corona yatweretse abantu turirimba nabari bo,
korona yagaragaje abavuga butumwa, igaragaza abahanuzi, igaragaza abapasitori. Ngiye kongera gutwa korona kugira ngo mbone kuja ku zindi ndirimbo. Ariko nubwo ndayituka hari ikindi gitoyo kivuga ngo turaziranye, twe tuziranye n'Imana, kuko nubwo korona Imana aravuze ngo arega ngo hazaza ibikomere kabanje nzagira nde nzabarinda. Harimo n'abarinze bakomeje guhimbaza iki Imana. Nubwo ngiye gutuka ca korona ariko hari nabo Imana yagize ite yarinze. Hari abasubi inyuma, hari n'abongerewe amavuta. Hari n'abagutse mwibi bihe turimo. Ngaho koraho hahandi kuri ya ndirimbo wahagaritse warenze urahita uyumva. Coronavirusi wanditse amateka mabi muri Afurika, wanditse amateka mabi muri Amerika, wanditse amateka mabi i Burayi, wanditse amateka mabi ku isi yose. Uwiteka Mana winu turengere, wanditse amateka mabi coronavirusi, wanditse amateka mabi muri Afurika, wanditse amateka mabi muri Amerika, wanditse amateka mabi i Burayi, wanditse amateka mabi ku isi yose. Uwiteka Mana wino turengere, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho Mana, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho Mana, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho. Abakunda Yesu mumukomera amashyi. Yavuzwe n'abahanuzi barabapinga, kw'iyi si yacu ifite ibibazo. Coronavirus uzanye amacakubiri, aho umuntu apfushuwe nkamushingure, aho umuntu arwazuwe nkamusure. Mwami wacu Yesu winu turengere, yavuzwe n'abahanuzi barabapinga, iyi si yacu ifite ibibazo. Coronavirus uzanye amacakubiri, aho umuntu apfushuwe nkamushingure, aho umuntu arwazuwe nkamusure. Mwami wacu Yesu winu turengere, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho Mana, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho Mana, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho. Kigarukanyukana amahanga aradagazwe, ibihugu birarize, asuwadi ya korona n'Uwiteka uyifite. Abafite Yesu murahiriwe, nimuca mu mazi ntazabatembana, nimuca mu muriro ntabwo muzasha. Icyorezo cya korona kigarukanyukana amahanga aradagazwe, ibihugu birarize, asuwadi ya korona n'Uwiteka uyifite. Abafite Yesu murahiriwe, nimuca mu mazi ntazabatembana, nimuca mu muriro ntabwo muzasha. Ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho Mana, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho Mana, ijisho ry'imbabazi zawe ritugarukeho. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi, kuko nyir'ibihe turaziranye. Ibihe n'iminsi, kuko nyir'ibihe turaziranye. Ntabwo dutewe ubwoba n'ubwo bukene, ntabwo dutewe ubwoba n'ubwo bukonje.
nyiribihe turaziranye ntabwo dutewe ubwoba ibihe n'iminsi kuko nyiribihe turaziranye ntabwo dutewe ubwoba n'ubwo bugumba ntabwo dutewe ubwoba no kubura urushako kuko nyiribihe turaziranye ntabwo dutewe ubwoba ibihe n'iminsi kuko nyiribihe turaziranye ntabwo dutewe ubwoba n'ubwo bugumba ntabwo dutewe ubwoba no kubiduhiga kuko nyiribihe turaziranye ntabwo dutewe ubwoba ibihe n'iminsi kuko nyiribihe turaziranye ntabwo dutewe ubwoba n'ubwo bushumeri ntabwo dutewe ubwoba n'abo barozi kuko nyiribihe turaziranye ntabwo dutewe ubwoba ndafashijwe ibihe n'iminsi kuko nyiribihe turaziranye haleluya anasifiwe ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi ntabwo dutewe ubwoba n'ubwo bukene bukuriho ntabwo dutewe ubwoba n'ibyo bigeragezo witega ubwoba n'ibihe duhagazeho niba waravuganye n'Imana ufite isezerano kumura ntacyo uzaba oh haleluya kumara igihe kirekire mu nzira ntibivuga ngo ntabwo uzagerayo kuko Yesu wacu arahari tuzashikayo oh haleluya yafashijwe hano ntabwo dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi kuko nyiribihe turaziranye talasika bone haleluya ndakumva Yesu ilibota sanze ribosika yavo ndakumva Yesu uri hano abazimu barahiye bashye ntabwo dutewe ubwoba Yes. n'ibihe n'iminsi nyiribihe turaziranye turaziranye siko mbona utanyeganye iyi ndirimbo iyo mfashijwe birandenga mu by'ukuri hari akantu nakubwira Joe yego Imana ntago yita ku myaka 30 n'umunani utabona urushako oya ahubwo yita ku cyo yavuganye nawe niko bimeze Imana ntihita ku myaka myinshi wambaye ubusa icunga ico yavuganye nawe haleluya ntago dutewe ubwoba n'ibihe n'iminsi ahubwo nyiribihe turaziranye yego Imana ishimwe ugiye kuturirimbira usigaje indirimbo ebyiri tugasoza ugiye kuturirimbira ya gatatu yitwa ngo iki ya gatatu ndaririmba ariko mwamfasha ko nibanze gutwa corona nkongera nkatwa corona kayitokoza pe nkayikubita mu izina rya kayimena amaso kavamo kayibwira ngo wagicucuwe va mu iki gihugu cy'u Rwanda kigende uve muri Afrika ve mu isi mureke tugituke yitwa iyo ndirimbo yitwa ngo isi nta kene wabigira ikubita umukire igakubita umukene igakubita uwize igakubita utarize abo bose irahondagura nta bantu isi itinya nta kene wabigira waburyo aka kanya ufite ijambo ejo gutokoza gutokoza ntabwo mishe mwene data uko najya avuga ngo corona ntizi anniversaire yego corona ntizi ubukwe yego corona mwene wabigira isi rero nta kene wabigira isi iyo gukubise uribagirana kandi waruzwe yego niyo ndirimbo ngiye kurimba yitwa ngo isi nta kene wabigira turayivamo tuza muri cya cyongereza cya Sekazuba FOROMO Imana yagiye imwigisha umunsi ku munsi atarigiza akandagira hehe mu ishuri ryacu ariko mu ishuri narize ubwo naba ngiye kubesha kuko mfite amashuri abiri n'igice bya primaire ubwo rero ariko yabumenye wibitseho y'amashuri amashuri mfite n'abiri n'igice kuko mu gatatu nizemo igihembwe baduhanduye amavunja banshizemo itabi n'urusenda sinongera kugaruka ku ishuri sene nuko byaje kugenda nuko wagendaga gute rero ujya ku ishuri ariko nahize icyongereza kitari caza ari igifaransa uba agafaransa ko kamakorine karacari mu mutwe navuga ngo uvatishe Monique ou habite comment t'appelles-tu je m'appelle Sekazuba Damascene qu'est-ce que c'est attention c'est un seripa Brian Kayure seripa est parti non il est rassuré bananier attention Olivier parto vite urumva ka gafaransa ko gakavuga n'amaverbe urayazi cyane je suis siri Corine hejuru y'umusozi su urumva rero nubwo bampanduye amavunja bagashira mu rusenda najya harakonze byose ibintu birakomeye yego tujya gukomeza dutuke corona ngiye kongera gutuka corona tuyitokoze kuko umva kanze nkubwira impamvu ngiye kwitwa mu indirimbo
hari umwambaro yatwambitse kera ba Sekazuba bambaraga umwambaro abajene batakwambara noneho hari korona iraza itwambika umwambaro twese turawambara bita agapfukamunwa niyo nako karimo mw'icyo gitero singaye n'abayita agahomamunwa n'agahomamunwa rero isi nta cene wabikubita umukiriya kubita umukene yishiremo kora hahandi uri gukora asige mbyinire data abazimu biyahure uyu munsi incike zikuzimu ndaziryanduye isi nta kene wabigira isi nta kene wabigira isi nta kene wabigira kubita umukire kubita umukene kubita uwize kubita utarize nta mbabazi igira isi nta kene wabigira kubita umukire kubita umukene kubita uwize kubita utarize nta mbabazi igira isi nta kene wabigira 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 narabibonye kwisi hinduka muri COVID-19 mihigo n'imigambi byarahagaze uworoheje munyacubahiro bambaye kimwe agapfukamunwa sinakene wabigira narabibonye kwisi hinduka muri COVID-19 mihigo n'imigambi byarahagaze uworoheje munyacubahiro bambaye kimwe agapfukamunwa sinakene wabigira isi ntakene wabigira isi ntakene wabigira isi ntakene wabigira isi ntakene wabigira ndakumva nyirimo ufite umuhoza niwe kirisitu ufite umuhoza uzatwomora inguma n'ubwizo ngabo zabambira ayo mahema kudutera icyo yavuze kizasohora kandi ni nawe watsindiye isoko ryo kuturengera ibuza duhoza amarira ibuza duhoza amarira yasize satani ibuza duhoza amarira mwami w'abami ibuza duhoza amarira bakubana ibyago ibuza duhoza amarira ashobora byose ibuza duhoza amarira mu bigeragezo ibuza duhoza amarira ibuza duhoza amarira tuzongera kubabara abyeyi namwe ntabwo tuzongera kubabara bagabo namwe ntabwo tuzongera kubabara bakobwa namwe ntabwo tuzongera kubabara basore namwe ntabwo tuzongera kubabara rero ry'Imana ntabwo tuzongera kubabara turimo tugiye ntabwo tuzongera kubabara haleluya ntabwo tuzongera kubabara birima cyane ntabwo tuzongera kubabara kakababa ntabwo tuzongera kubabara sisiwe haleluya ntabwo tuzongera kubabara
Baba Mungu wetu. Asifiwe, asifiwe Bwana. Kutuzongera kubabara. Jo, ibi ni ibiki mbonye? Sekazuba FOROMO abyiniye Imana, akubita corona, arayituka, ibyatsi i Kigali biruma. Nuko bimeze rero, Sekazuba. Yesu agumugisha. Imana imuhereze umugisha cyane. Utabye nta hantu cyangwa se ngo ashime Imana nuko atabonye ibintu nk'ibi ngibi. Uri kwimva gute? Mu by'ukuri turafashijwe kandi turishimye kubera indirimbo za Sekazuba. Twamubwira ngo Imana imuhe umugisha cyane. Ahubwo turimo tugana ku musozo icyo twakora yadushyiriraho wenda nk'iminota 5 yo kugira ijambo yumva riri ku mutima we ageza kuri aba bantu ubundi tugasoza adusengera. Nicyo kintu wenda yakora kindi. Sekazuba urumva hari abantu bavuga ngo bongera akaririmbo. Ese ubundi izo ndirimbo zawe bazisanga hehe kwanza? Hari alubumu ya mbere yari kuri cano yanjye ya mbere ariko ntago igikora. Ariko iyo wanditsemo ngo Sekazuba urazibona. Nta cano ufite? Ubu ndayifite. Ubu nta minsi igera muri 15 nyinshi ifunguye yanjye ijijyaho indirimbo zanjye cyangwa ibiganiro naba nabashe gukorera nko mu rugo. Hari igihe mu gitondo mbyuka umwuka mpata kubwiriza. Mfite cano yitwa Sekazuba FOROMO TV. Sekazuba FOROMO TV. Ubu nari menyere kubwiriza mu gitondo nkoresha record ya telefone. Ariko ngeraho Imana inyemerera ko njya mbwiriza ibijya kuri cano yanjye. Imana ishimwe cyane. Kandi yarabikoze. Reka da. Kandi namwe mu kubyumva nzi ko nta shari mugeze ubwo muranshigikiye. Kuko njewe Sekazuba umudayimoni w'ishari narangije kumushingura kera. Natsindwa ngo. Rero iyo yitwa Sekazuba FOROMO TV. Niyo cano ya Sekazuba niyo wamushakiraho. Gakurikira ibiganiro bya buri mu gitondo ngira nicaye iwanje mu rugo cyangwa ngira n'umuryango. Yego. Iyo niyo cano ya Sekazuba. Harya za nimero zawe tugira tunazivuga kugira ngo abantu batabashe kuzibona banazumve nabo baguhamagare muganire ndetse mufatikanye mu bikorwa bitandukanye. Turaza no kuzandika wenda no ku kiganiro. Murazandika ku kiganiro ariko kuko wenda naba nihoreye ariko hari n'uwarayaguze smartphone Imana amuteye iteka. Kuko abandi bo barazifite hari ariko nanazivuga ko nta tegeko ribihana. Niba smartphone kabarabye Sekazuba ku nshuro ya shimira Imana. Yego. Ni 078845 50 31 7. Iyo niyo nomero yanjye ariko hari ijambo Joel yaravuze ngo mbese nk'ijambo minota 5 wasoza ubwira abantu. Oya mureke kurimba naririmbye nzagaruka ariko muje menya ko ndi n'umusaza. Ndi umusaza yuko nyine nta musaza wo muri Yesu naramubwiye Yesu ngo mu bikomeye byose ntago nzaza imbaraga nkeya mfite ariko nabwira abantu ngo Yesu aracyari umwami. Yesu aracyari umwami. Yesu aracyari umwami. Noneho hari umukecuru umwe nasengeye Imana imukijije araza arambaza ngo neko na Matiyasi twajanaga kwivuza mu Kinyarwanda na Matiyasi nzamurangire. Ndamubwira ngo Yesu aravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsange ndagira nte ndabaruhura. Reka rero munyemerere mbabwire ngo yemwe abarushe Yesu aracaruhura. Kandi hari ijambo Imana yabwiye Eliya arega yuko abantu bamwe ngo byacitse ku mashasha media abakozi Imana ngo biki gihe nabateka mitwe narababwiye ngo nta soko buri gisambo buri company yose ifite ibisambo nta n'urugo rubura ibyo tubyihoreye. Rero ejo umuntu atazakora ikosa ngo mubireba kundi mukozi w'Imana murebye kuko biriranditse mu Baroma 2 umurongo wa 6 uravuga ngo kuko umuntu wese aziturwa ibikwiranye n'ibyagize ati yakoze Sekazuba nzajyana imbere yanjye n'Imana n'urubanza rwanjye uriya mwene data ave mu majyepfo pasa azajyana ibye. Ariko hari indi jambo naryo rikurikiye ku murongo wa 7 aho mu Baroma 2 haravuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa babishakije gukora ibyiza batagira bate abizabitura ubugingo bugira bute uhoraho. Yesu ari umwami rero ariko si Yesu aracahemba. Rero niryo jambo nari mfite reka mbasengera n'undi wafashijwe kandi batanye no kubohoka ariko Imana iguha umugisha pasi wakoze. Amen. Ndabizi waranshatse kuva kera nakora n'ingitangira ariko isezerano rya uyu munsi kugira ngo tubonane. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko unibuke neza ko abizera Imana yaratubwiye ngo hahirwa Zaburi ya 84 umurongo wa 6 ngo hahirwa bafite mu mitima inzira zijya he Isiyoni naho banyura mu gikombe cyitwa Baka hazahinduka. Ariko se ahantu h'amasoko rero tuvuge ngo abo twabanye namwe uyu munsi niba hari igikombe mwari murimo ca Baka hahindutse amasoko. Oya uwaje wese afite igikombe haraba amasoko. Mana mu izina rya Yesu. Oh Yesu.
urera urakiranuka uri Imana y'amahoro. Hallelujah. Kuva kera wari witwa Imana ba Sekazuba batari bihana. Amen. Na n'ubu uracitwa Imana. Abantu bakuvaho uzitwa Imana, abandi bagukorera uzitwa Imana. Amen. Nta n'igihe na kimwe izina ryawe rizahinduka. Amen. Ariko twereka tugushimira akagasura waduhaye. Hallelujah. Nuko ubo turirimba ni imbaraga zawe. Hallelujah. Hari abantu twahaniye kimwe muri gereza ariko batagikomeje umurimo. Reka tubasengere rero kuko ijambo ryavuze ngo nawe uhagaze wirinde utagwa, ahubwo reka mbwira abajyagaze baje bagira ubwoba bw'iyo bavuye kugira ngo batazabasha gusubirayo. Girira neza abantu batubonye dukora icyo kiganiro, dukora iki gitaramo, abari baboshe babohoke, abarwayi bakire, bakeneye urushako barubone uko ari benshi barukeneye, bakeneye kubyara babyare, bakeneye amabizinesi yabo yahagaze akorwe, kuko ibyo byose ndibuka Mana hari ijambo babwiye ngo muri mwe mu Abisirayeli mwe ngo ntihazabemo umukene. Hari ijambo nasomye ngo muri mwe ntihakabemo umukene. Nyemera abana bawe ubagire neza, ubakize umuruho, kandi ikiruta byose tuzabona ubugingo buhoraho. Urakoze ko tugutaramiye, nta marushanwa twari turimo, niyo twakwiyamamaza iwacu muri Burera n'isibo ntiyadutora, ariko twamamaje akarere katwe. Oya turabizi ko iyo wamamaje umuntu bishoboka. Ntabwo turi kwiyamamaza ahubwo turi kwamamaza urukundo rwawe. Komeza ubane natwe tugire neza. Izi televiziyo zombi nzisabiye umugisha zagure ku isi yose, zimenyekane. Joel na Pasi bagure, nta shari mbafitiye, bagure bahezagire bagire neza. Ndetse na ba cameraman dore n'abasore bahigikuriro cyiza bazaza, ariko wayabikore. Urakoze. Na babakobwa bari kutura bari guseka nabo bagiriye neza. Na babagabo bari hano bose bicaye bagiriye neza. Ndetse n'ahantu turi hagirire neza. N'abakora ahantu bagire Mana bagire wayabagiriye neza, bagire neza. Urakoze kubagiriye neza. Reka amahoro yabaganze muri twe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ushobora byose aguha umugisha. Rero tubashimira abantu twabanye muri kino kiganiro. Shimire wowe wari udukurikiye ukaba wishimye cyangwa se ukaba unezerewe. Waya ndumva Imana, ariko ndumva Imana. Ushimira Ndumva Imana kandi ukaba udukurikiye. Tarasika ndumva Imana. Urimo byose biri gukunda cyangwa se bikaba biri kwanga, hari impamvu ngo mu byiza no bibi dushime Imana. Dushimire mukozi w'Imana Sekazuba FOROMO ku mwanya yafashe. Muramutse murebye hano yabyiniye uko ibyatsi byabaye, yenda mwavuga ngo niko gukabya ku banyamakuru, ariko abyiniye Imana. Hari byinshi cyane nguke manga. Rero komeza kugubwa neza wari dukurikiye, tubwira ngo turabakunda cyane aho dukurikiye hose, uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda. Tubwira ngo muri Imana akomeze kubana nawe, kandi wibuke gukurikira Sekazuba FOROMO TV kugira ngo urusheho kumutera inkunga yo kumeza kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Ushobora byose aguha umugisha. Murakoze.